Uko wibagiwe email yawe, ngiye kukwereka uburyo wakibuka email yawe. Ndabizi ko ikibazo gifitwe n'abantu benshi kwibagirwa email zabo. Guys, muri iyi video ngiye kukwereka step 6 ugiye kunyuramo cyangwa se inzira 6 ugiye kunyuramo ugahita ubona email yawe mu gihe waba warayibagiwe. Nyaboneka niba utarakora subscribe uyikore kugira tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Ndabizi ko ibiganiro dukora bikenewe na buri umwe wese. Twigisha gukoresha telefone yawe, twigisha gukora amafoto na AI ndetse n'amavideo, twigisha gukoresha application nshyashya ziba zasohotse muri Play Store utabizi, twigisha ibintu byinshi ukeneye niba ufite telefone ya smartphone. Guys, icyo utarakora rero, niba utarakora subscribe yikore. Igitekerezo cyangwa ikibazo wandika muri comment kandi uke gusharinga no kurikinga iyi video. Kadutangiye natinze mu magambo. Cyo mugiye kubana ni Mr. Teacher again. Vuba muri Chrome yawe cyangwa se muri browser nyine ukoresha tu. Yaba Google nta kibazo. Cy'ingenzi ni amagambo urandikamo. Ngiye kankoreshe Chrome guys. Uretse uzifunguruzemo hano hejuru muri Chrome search. Hano gutya. Nurangiza wandikamo aya magambo ugiye kubwira Google, urandikamo account.google.com, ushyireho kano karongo kaberamye, wandikeho sign in, wongereho ka karongo kaberamye, wandikeho username, wongereho username recover. Guys, niba wanditse bino bikanga, nyandikira nkuhe iyi link muri comment. Wowe hita ubinyandikira muri comment. Numara kwishyiramo tukanda search nyine nk'ibisanzwe. Iyi ni step ya mbere dutangiranye. Uraza muri Chrome wandikamo aya magambo. Step ya kabiri bahita baguha nimero ya telefone, baguha ahantu urashyira nyine urandikamo nimero yawe ya telefone cyangwa se icyo bita email recover email. Iyo wakoze email recover ni email y'ubutabazi. Iyo wafunguye create email recover niyo uhita ushyiramo. Uhita creatinze uhita ushyiramo nimero ya telefone. Ngewe ntawe na creatinze kanshyiremo nimero ya telefone. Raza hano ngiye kanshyiremo nimero yanjye ya telefone. Guys, please iyo nimero ya telefone niyo wafunguyeho email wibagiwe. Nurangiza uhita ukanda hano next. Gutya muhakandi. Ikaba ari step ya kabiri. Step ya gatatu ni ugushyiramo amazina wakiriyeho ya email yawe. Ya email yawe amazina wakiriyeho niba uyibuka. Guys, bisaba kuba uyibuka. Niba uyanditse bikanga ongera uyahinduranye. Nyine uyandike iryabanzaga uritangize, iryatangiraga uriherutse inyuma. Kanandikemo ngewe ayangaya. Gutya. Ni first name na username. Uhita ukanda hano handitse next. Gutya utegereze gato. Step ya kane ni ukukanda hano send bakaguha code. Gukanda hano send code. Google itiguhereza code. Step ya gatanu ni ugushyiramo ya code mu gihe wayibonye. Urategereza bakabanza bakayiguha. Uri kureba ko bayimaye. 837568. Ugahita uyandika ahantu guys. 83 7568. Urahita uzana uyandikemo 837568. Numara kwandika muri tukanda send gutya. Wakande gutya. Guys, iyo umaze kwishyiramo bahita baguha list ya email zose ufite muri telefone yawe. Iyi ikaba ari nayo step ya gatandatu ari nayo ya nyuma, kubona cyangwa se kwakira email zose wakiriye muri iyo telefone yawe. Icyo ukora ni iki rero, uhita ufata za email zawe ugashakamo ya yindi wibagiwe cyangwa se zose ukazandika ahantu. Guys, niba wari igihe wibagiwe email yawe na password yayo, mu gihe iyi video ikwigishe kubona email yawe. Niba rero utazi password yayo, nyandikira muri comment mpite mbakura video ibereka noneho uburyo wamenya password y'iyo email wabuze. Guys, nyamuneka niba utarakora subscribe yikore, ndagusabye ndakwinginze. Niba ubona izi video hari icyo ziri kugufasha cyangwa se zifite umumaro
abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange. Kora subscribe ndakwinginze kuko nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi. Liking iyi video, uyisharing inshuti yawe, ikibazo n'igitekerezo wandike muri comment. Guys, giye hano email zanjye bampaye mba nazishe kubw'umutekano wa telefone yanjye. Wowe nyine urahita ubona list ya email zose. Guys, ibintu ntabwo ari scam, ni ibintu biri really. Guys, thanks for watching my video. Now utamuze indi video.